Olivier Kanyejomba ahubwo nge ndumva ari ishyano pe. Hari n'ijambo yatangije avuga ati daire ngiye mu kuvuga ati ntibamenya ngo ndinde, ahubwo se yigaragaza agira ati umuntu wanga icyambere mbanza kunyomoza yivuga ngo M23 ngo turwanirira abatutsi, kandi sinigeze mbivuga pe, ahubwo naho bikuye simpazi. Arongara atanguranwa aravuga ati ngo Imana ishimwe kuko ku nturo ngo nta bantu bahiriye mu mazu nta n'abapfuye. Ibyo byose rero ndagira ngo mvuge kimwe, ntabwo mu izina ryanjye bwite no mu izina rya M23 ntabwo turwanirira abatutsi, kuko nagatsinda M23 ntabwo igizwe n'abatutsi gusa, turimo amoko yose konfondi. Nukuvuga ngo uwashirutse ubwoba wese, uwashirutse ubute akanga kurira ku muciro nk'imbehe, niwe wiyemeje haguka afatanya natwe kugira ngo turwanye akarengane kari muri Kongo imigenero. Ntabwo ari abatutsi gusa byo cyane abatotezwa n'abatutsi. Urugero niba bavuga ngo harya ngo bise ngo turahunga ngo gake twagiye Rwanda ngo bwije twahavuye, ariko se bwana munyamakuru n'abaduteza amatwi bose, umuntu yagutwikiriza ukara kageni akagutwarira inka nta kintu na kimwe ukuyemo ugakomeza ugaturana nawe, ubashije kurokoka waturana nawe. Harya umuntu bagutwikiye bakakunyagira inka bakakwicira umuntu uri kumureba, wagira amahirwe ukabona ukijije amagara yawe, ntabwo wahunga. Ndagira ngo nayo bivuze ariko aho umudugudu watewe bazahungira hatatewe, nta wakwihandagaza ngo vuga ngo abatutsi bahunga ubusa nakagenda uburyo batotezwa. Ikindi cya kabiri, hari ahandi hantu yabishye rwose ishyano, ahubwo kuvuga ngo ngo hara muri Gisigari ngo M23 yisha abantu ica amajosi mw'abantu mwe ku manywa y'ihangu aho twaturutse hose kubazabonagana kugeza aho tugeze. Hari umuntu n'umwe n'urwo rupfu ntabwo twayihangara, ufata umuntu ukamwita ukamukura yose. Daye abo bantu bose bapfuye niko bari bafite imirimo yabo na M23, nibo yabyivugiye cyane ko barabakapita barabanyumba 10, nibo twabashyizeho babaciye amajosi barashinje ngo bakorana na M23, ariko kugira ngo yihandagaze vuga ngo M23 niyo yisha abantu, ibi ni ishyano rwose. So ibyo byose urabihakanye. Reka twumve na Museveni nawe uko avuga kuri ibi ngibi David yavuze. Sendugu Museveni, ngaho ibi byose David avuze ku nturo mukabatwikira amazu agera kuri hafi 300, urabivugaho iki? Ubandi bwa bariya M23 urabuzi, iyo babonye bari gutsindwa bahita ubwabo bitwikira, nibo ubwabo bitwikiye. Kandi nawe akimubajije ngo iyo yumva ko hari abantu baguyemo aba yabivuze byamunaniye, kaniziyusi byamunaniye. Mfite icyegeranyo cyasohowe na M23 uyu munsi kiragaragaza amazina y'abantu n'imyaka yabo bavuga yuko mwishe hariya. Ariko umuntu mutana mu mitwe muri kugwana gahunga serukanka yagenda yirahira ngo wamuhaye inka uretse kugenda kuvuga nabi. Murabihakana rero? Urabuzi kuva kera, ntabwo ari uguhakana ahubwo mbihakanye nivuye inyuma, kuko nta muntu n'umwe wapfuye hariya, nta n'uwo twica twebwe. Ubwabo wumvise ko bisha abantu muri Rugari, bica abantu hariya muri Gisigari, nawe yabihakanye. bande bahayobora sibo yabihakanye nawe. Hari ibyo bemera. Aha, nkuko namwe muri 96 bari kuza itsemba kiranye uko bageze hano muri Kongo bakatwigisha imbunda twamaze kuyimenya niyo bicishaga abantu. Twebwe ntabwo tuzayicisha abantu, ahubwo tuzayirindisha igihugu cyacu. Bageze neza kutwigisha imbunda. Murahakana ko mwisha abantu, none nibi by'amazu bavuga yuko yatwitswe nabyo murabihakana? Naguhana amazina abatwitse ayo mazu, harimo uwitwa Kaniziyusi Karemera, harimo n'abambari be, ndetse harimo n'uwitwa umukoroneri umwe ubwe bene wabo nibo bamwiciye aho ngaho. Kubera iki? Kubera basanze ari kwanga ko batwika amazu yabo. Ariko twebwe rwose icyo gikorwa ntitwagikora, ntabwo turi abagome nkabo. Hari video y'abawazalendo bigamba berekana ayo mazu bayatwitse. Iyo video iri ku mbuga hose, nanjye ubwanjye narayiboneye. Warakoze, nanjye narayibonye. Hari abo twita abazalendo, yewe ndi pareko FF. David Karambi yakomeje kubigarukaho ngo nyatura na FDLR. Twebwe turi pareko FF, na n'ubu ndavuga mu izina rya pareko FF, ntabwo mvugira nyatura. Izo nyatura sinzi aho ziba, na FDLR sinzi aho ziba. Ubwo rero iyo video David Karambi yavuze niba ari abanyatura,
muzabibaze abanyatura n'abavugizi babo. Ngewe ntabwo ndi umuvugizi wa nyatura, nta nubwo nzaba we, nta nubwo nigeze mbaho. Ngewe ndi pareko FF. none iyi ngengabitekerezo avuga barimo barakwiza kubera ko bakorana na FDLR bagakwiza hirya no hino kugira ngo bice abatutsi banabangaze babakuremo aho ngaho, ibyo nabyo urabihakana? Hari uriya wa sosiyete sivile yavuze neza, yavuze ko inka zo kwa Rujugiro zose zajanywe na M23, ntabwo zajanywe na pareko FF. Iriya ngengabitekerezo reka nyikubwira bisobanura mu magambo ahinnye. Ingengabitekerezo nibo bayisize mu bantu bakavuga ko babanga. Uwitwa Karambi niwe ukuriye kiriya kigo cyo bita abatware, sinzi ko babivuga mu Kinyarwanda. Nibagiro. Nibagiro, urakoze kunkosora. Ibagiro rikuru ryo mu mujyi wa Goma urikuriye ni uwitwa Karambi. Ararikuriye, aza kugura inka ingungu, akaza kugura inka hirya no hino muri Masisi, ko bategeze bamwanga kumutora, ko bahora bamutora. Si umututsi. Karambi uyu nguyu turi kumwe se David? Umubaze niba atari we mukuru wari Rabagiro Gigoma, ko batigeze bamwanga kandi ko bahora bamutora kuko akora neza.